urumva nkomeretse ntyo mu marangamutima kandi nkomerekeye mu rugo hagati ya data na mama no hagati y'urusengero hagati y'itorero na idini nasanze data asengeramo na mama. Murumva uwo mubabaro wose wari uvanze no gufata ibitabo bakajya mu isabato. Ijwi ry'Imana ryansanze inshuro enye. Noneho ndyamye nijoro ntabwo twakundaga abarokore kubera ko twari twarigishijwe idini cyane twumvaga abarokore ari abasazi. Yewe wabona abantu basenga bari Nshuti z'Imana tubasabiye umugisha mwebwe mukurikiye Irakora TV, ari abari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari mu bihugu by'abaturanyi bidukikije, abari mu bihugu bya East Africa nibyo tuvuga, abari ku mugabane wacu mwiza wa Afrika. Dusuje kandi mwebwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Amerika, abari ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Aziya ndetse n'abari Australia, yemwe no hirya no hino tutavuze mu birwa ndetse n'ahandi. Tukajya tubabwira ngo umugisha w'Imana ube kuri mwebwe kuko mu macano menshi muba mwahisemo twebwe Imana ibaho umugisha. Uyu munsi rero tugiye kuganira na Pastor Eric, n'ubwa mbere tumusuye kuri channel yacu. Pastor tuguhaye karibu. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Mvuze ko witwa Pastor Eric ariko uri umuntu w'umugabo, nawe wakwibwira abakurikiye Irakora TV? Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kuri Irakora TV. Uko biri kose ndibaza ni Imana ikora. Ni Imana ikora niyo tuvuga n'ubundi. Imana Irakora TV, Imana irakora. Abantu bahisemo yicana Imana ibaho umugisha. Rero amazina nitwa Tumusingize Eric. Ndi umugabo ndubatse, mfite madamu n'abana. Turashima Imana, turabagenzi bajya mu gihugu cyo mu ijuru. Turashima Imana yagize neza ikaduha kuyimenya, ikaduha agakiza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Hanyuma rero Pastor Eric ni muntu ki? Dukeneye ko udusangiza bumwe mu buhamya bwawe bw'icamake. Umuntu agira amateka maremare ariko ni muntu ki? Hanyuma ubwo uratwibwira nyine kugira ngo abagukurikiye bakumenye, hanyuma n'ibindi ushobozwa nyine ubwo uzagenda utuvangiramo n'ijambo ry'Imana. N'ikindi dukenera kukubaza kandi turakubaza kuko turimo turaganira. Murakoze. Warumbaje ngo Pastor Eric ni muntu ki? Of course ndi umunyarwanda. Yego. Ukunda igihugu cye cyane cyane. Ndagikunda kuko ngikunda kuko ndi umunyarwanda. Icya kabiri ngikundishwa n'ijambo ry'Imana kuko hari icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri gakondo cyangwa ku gihugu. Yego. Icya kabiri ndacyarimo gusubiza cya kibazo bamaje ngo Pastor Eric ni muntu ki? Yego. Icya kabiri ndi umwana ufite ababyeyi. Of course nubwo nanjye mfite abana ariko nanjye navutse ku babyeyi bariho. Ni umugisha wagize? Ni umugisha nagize. Sorry, mbavukiramo barambyara ariko mvuka nsanga ababyeyi banjye bombi, data na mama, ari abantu bo mu idini ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi. Ntozwa imico yo muri iryo torero. Imico yaho ndayitora ndayikurana ku myaka 6-7 kuzamuka kugera nko mu myaka 8, 9, 10 nari umuririmbyi. Nari nzi amategeko 10 ya Mose ko twebwe niyo waba gutazi kuyavuga amategeko 10 ya Mose hari n'igihe bataguhaga amata ngo yanywe. Yego. Bakabanza kuvuga ngo aya matura yanywa ari uko umaze kuvuga aya mategeko 10. Tugaruka inyuma ugeze ku mata, ubwo bishatse kuvuga mu iwanyu mwari abatunzi? Twari abatunzi. Muvuka he Pastor? Mwatubwiye ko uko mwavutse uko mwabyirutse ko ntimwatugaho mwavukiye. No buhamya bw'igihe kirekire ntatanga nonaha. Yego. Wenda tuzashakira ikindi gihe tukabiva imuzi, ariko
wari wambajije ngo Pastor Eric ni muntu ki? Ni muntu ki ko ako gace wavukiyemo nyine? Murakoze. Ako gace ndaza kuzagarukaho nta kibazo. Ariko nkivuga ku by'idini, yego, mu by'ukuri naho navukiye, dutozwa yuko nta rindi torero ribaho rizajya mu ijuru usibye uretse abadivantisite. Ku myaka 14 nibwo ngewe natandukanye n'ababyeyi banjye. Nabwo ni igice kinini cyane cy'ubuhamya. So rero ndashima Imana ko Imana yampaye kuyimenya nta muntu umbwirije. Ariko Pastor, yenda kugira ngo mudufashe, umuntu yahita yibaza ngo mwatandukanye n'ababyeyi bakwirukanye, mwatandukanye n'ababyeyi ugiye kwiga, mwatandukanye n'ababyeyi ujyahe, ko wari wabyirukiye mu muryango, watandukanye n'ababyeyi bigenda bite? Reka nsezeranye rero abakurikiye iyi channel ya Irakora TV, mbasezeranye ubuhamya bw'ikindi gihe. Ariko ushaka kurasa ntubisesengure, umuntu akumva ati nari ngiye ku masomo, nari ngiye gusura abantu, nari ngiye kurerwa kwa nyogokuru, nibura baka, ariko tureke kubashyira mu gihirahiro. Iby'ukuri yewe uzarambure ariko bamenye aho wari ugiye. Ubuhamya bwanjye burimo inyigisho nini ikomeye. Yewe natandukanye, natangiye nkubwira ngo nari umwana uri mu muryango, kandi na n'uyu munsi ababyeyi banjye bariho, kandi umuryango mwiza. Nanabasuhuza aho bari, aho baherereye mu bice byose, kuko ku isi hose barahari. Umuryango w'iwacu twagize umugisha wo kuvuka mu muryango mugari, kuko ba data wacu bariho, ba masenge bariho, dufite umuryango munini kandi uba mu bice bitandukanye by'isi. Yes, yego, sorry. Ariko mu by'ukuri muri rya dini navukiyemo, no muri wa muryango wambyaye iwacu kwa data na mama, ntabwo nigeze mpamerana neza n'umubyeyi wanjye wambyaraga data. Ndagira ngo mbasezeranye ibintu binini bikomeye. Ubwo byumvikanye. Yego, byumvikanye, ubutaha uzadusesengurira neza. Byumvikanye ko yaturutse ikibazo cyo kutumvikana hagati ya papa Eric. Yego, kuko ariko kandi aho gataho ubuhamya bwanjye buteye amatsiko. Uyu munsi niwe nshuti yanjye magara ngira, kuko anyita murumuna we. Imana ishimwe. Kandi ari papa wawe. Kandi ari papa wanjye. Wavutse umwana wa kangahe mu rugo? Ndi umwana wa kabiri, imbere habanza umukobwa nkakurikiraho. Yego. Nawe ariho? Yes, yariho. N'abarumuna banjye bariho. Bose bariho. Imana ishimwe. So rero ariko ikintu nkundira mu ijambo ry'Imana, Yosefu amaze guhura n'abavandimwe be na bene se, yarabwira ati nimwihemukire ngo mugire ngo mwarampemukiye. Ibi byose byabayeho kugira ngo bizatuzanira agakiza. Nanjye maze gukizwa, namenye impamvu za bya bihe bitambereye byiza nabanyemo n'umubyeyi wanjye, ko nibyo byanzaniye agakiza. Ko maze kuva mu rugo iwacu, wibaze umwana w'imyaka 12 aba akeneye affection. Nari nkomeretse. Uyu munsi ngira ngo abo tuziranye mubona ko nkunda guseka. Yego. Ngewe namenye guseka uko maze gukizwa. Ko kuva ku myaka 12 kugeza, kuko nubwo nari umwana wavukiye mu itorero, ariko nari nkomeretse cyane, nari mbabaye cyane. Mbwire abantu batureba, cyane cyane mbwire imfubyi. Hari igihe nk'umwana w'imfubyi aba ari hariya akababara akavuga ngo kuki ntagize ababyeyi. Ariko nagira nkubwire ngo hari n'abana bafite ababyeyi, bigeze ababyeyi, bakomeretse kuruta abatarababonye. Yego. Nta wundi muntu ujya ubasha gukuraho igikomere cyo mu mutima, ni Kristo wenyine. Ko nibuka ko najyaga ndyama, arabo tuziranye, of course navuye mu rugo, ndagenda bya bindi bavuga ngo ni ugutorongera, simbizi. Yego. Mbaho nabi cyane. Najyaga nibuka ko, ariko kano kantu reka nkavuge ntacyo gatwaye. Umugabo umwe yigeze kumpa amata,
ariko mana umugabo umwe yigeze kuma amata amamata abandi bana bashigaje amata yatokowe ngiye kuyanywa amata arananira ananiye arankubita hamwe ngo yanywe ntabwo wasize inka ziwanyu se wazisize utazireba kandi iwacu twari tuzifite ndabyumva urumva ubwo buzima ndabyumva ndagira ngo mbabwire ngo ikintu amen nta kindi kintu gishobora gutuma ubuzima bwawe buhinduka si amafaranga menshi no ni ukumenya Kristo ni ukwakira Imana igafata ikibanza mu mutima yego rero icyo gihe nari nkomeretse ibikomere bigenda biba byinshi ngenda mbabara cyane kugeza ku rwego ako navuze ko ubuhamya tuzabushakira ikindi gihe nta kibazo ako kavuga gakomeye kugeza ku rwego nahisemo kujya mu gisirikare yego njye nagiye mu gisirikare gahunda yanjye ubundi buno buhamya nari narabugeneye igihe cyabwo ariko wenda ni inshamake bivuge mu nshamake njyewe nagiye mu gisirikare ndashima Imana yatumye njya mu gisirikare yego ubu nibwo mbishimaho Imana ariko icyo gihe ukirimo ntiwabyumvaga neza njyewe nagiye mu gisirikare ibanga ryanjye rikomeye nta musirikare wari urizi nta muyobozi wanjye wari urizi ibanga ryanjye rikomeye ryari ryo kuzarasa data kuko niwe muntu wari warankomerekeje cyane simbizi niba zareba ubu kuko mwabaye inshuti ntacyo bizamutwara kubera ko yari yarankubise nababwiye ko nanjye mfite abana babyeyi muzakurikirana buno buhamya yego niba hari ikintu kibi kibaho no gukomeretsa umwana ukiri muto kandi ababyeyi bajya bakomeretsa abana batabizi yego ugakubita umwana ukamukubitana imbaraga zawe zose ngo urimo uramuhana naho ntabwo urimo kumuhana ahubwo urimo kumukomeretsa amarangamutima yego njye muzehe wanjye yajyaga nkubitisha injishi bajishisha inka bayikama cyangwa bayizirika ndayizira n'ababaza na n'uyu munsi nkuyemo ikoti mfitemwo injishi 3 zanze kuva ku mubiri ubwo n'uvuga ngo ziranjishe 3 zanze kuva ku mubiri no ku mutima zari zagiye zigeraho zari zihari so ubwo abandi rero abana bishimira base jewe nibukaga inkoni nkibuka injishe yankubise njya mu gisirikare rero gahunda yanjye yari yo kuzamurasa ariko ryari ibanga ryanjye nta wari ubizi Yesu ashimwe amen ndashima Kristo reka nongere mu icyubahiro amen hanyuma urumva nkomeretse ntyo mu marangamutima kandi nkomerekeye mu rugo hagati ya data na mama no hagati y'urusengero hagati y'itorero idini nasanze data asengeramo na mama murumva uwo mubabaro wose wari uvanze no gufata ibitabo bakajya mu isabato yego imisengere myiza imyizerere myiza niguhaye ubwenge bwo kubasha kumaneginga buri kimwe cyose imyizerere itari mu impinduka zo mu mitekerereze imyizerere bipfuye yego kuko ikintu cya mbere ubugingo kandi nkavuge ko ndakabwira abantu mbizi bakunda Imana ubugingo twarabusezeranijwe umunsi wamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe wabaye umuragwa w'ubugingo ariko dore ibikwemeza ko none ugomba kuba ufite package ugomba kuba ufite bagage yuzuye ntabwo ari ukuvuga ngo nzajya mu ijuru gusa ukora ibitabaho ngo uzajya mu ijuru oya ugomba no kwicara ugasaba buriya nkunda Salomo ngo yaratekereje avuga ati ariko ko ndi umwami ko Imana yansezeranije nta kindi kintu nkeneye ngo wajya gusaba ubwenge muvandimwe mu gakiza kawe mu masengesho yawe mu gukorera Imana kwawe mu gushumba kwawe uri umupasiteri mu kuba umukristo ukeneye ubwenge buva ku Mana no gukora ikintu udahubutse urumva uwo mubabaro wose nari mfite nari narawutewe na data umbyara kandi
maze gukura no gusobanukirwa namenye yuko atanyangaga nkubwiza ukuri ahubwo kubera bikoranye igitsure cyinshi nta nubwo okay ni igitsure ariko kivanze okay urumva reka kano kantu ngashyirimo nongere nohereze abantu mujye kwiga urumva kuvukira mu cyaro ukavuka mu nka nyinshi inkoni muzehe yakubitishaga inka nanjye yankubitishaga urumva uko biri kose nta logike ari bushyiremo aho ari bufatirwe n'umujinya inkoni afite injisha afite ntiyari bunkubite ariko nkabona ko ntiyanyangaga of course nabaga nakubaganye umwana wakubaganye baramuhana ariko numuhanisha injishi cyangwa ikibando hari uko umuhana kugira ngo utaza gukomeretsa amarangamutima ye muzanyemerere nkora ikiganiro byanteye kumva ngize ishyaka n'umutwaro byo kwigisha abantu ukuntu umuntu adashobora gukomeretsa amarangamutima y'umwana kandi byanyeretse ko abantu benshi bakomeretse bagendana ibikomere bakuye ku miryango bakuye iwabo mu nzu babyeyi murera abantu mwitegura kubyara witonde cyane ku marangamutima y'umwana kuko iyo urumva bavuga ko ubuzima bw'umwana muzima nuko akubagana urumva icyo gihe nibuka ko ntabwo nkanjye wenda nihereyeho ubuhamya ntabwo muzehe yankubitaga n'ibye oya ni kwa kundi umwana arangara yaguhamagara nka kangahe watinda kuza ukaza yujuje icyo afite akaba ari cyo gukubita na n'uyu munsi nyambibona kuko mu kazi nkora uyu munsi nanjye ndi umurezi nderera abandi babyeyi ukabona nk'umubyeyi azanye umwana ku ishuri akaza arimo gukurura kubita hariya ntabwo azi icyo arimo gukora ubundi umwana akenera affection noneho iyo umugoroye ukamugoroza urukundo n'ubugwaneza uyu mwana arabikurana ntukomeretse amarangamutima ye kandi urwo rwibutso umusizemo azaruhorana kandi azaruhana abandi iyo giye bitaza kuba agakiza kuko ngenzi cy'agakiza kansigiye iyo bitaza kuba agakiza nari kuba sinzi ikintu nakugomba kuba ndicyo ko ndashima Imana yampaye guseka Imana yampaye ibitwenge nibuka ko wenda nk'abantu twabanye muri ako kazi k'igisirikare mu gisirikare sinigeze nk'inzoga oya ntabwo nigeze njya mu rugomo ngo njye inuganga iby'abandi bakoraga sinigeze njya mu busambanyi ariko nari umwana ubabaye ahantu hatagaragara noneho abantu babona Eric ndi serious cyane of course ndashima Imana mu gisirikare mfite igikundiro ndi serious cyane no abantu bakagira ngo nugukamirika igisirikare naho ni ibikomere byo mu muryango wacu urumva hanyuma wenda nze gusimuka buno muhamye muzareke wenda tubu ariko kugira ngo maraka abana amatsiko nanone waje guhindura icyemezo cyo kutivugana umubyeyi kandi aho niho naringeze hanyuma rero igihe kimwe ni kera hari nko mu mwaka muri 95 yego ndyamye uri mu gisirikare ndi umwana muto mu myaka ko nari muto nari muto hanyuma ijwi ry'Imana ryansanze inshuro 4 yego noneho ndyamye nijoro ntabwo twakundaga abarokore kubera ko twari twarigishijwe idini cyane twumvaga abarokore ari abasazi wabona abantu basenga barira bababyina cyane abantu babafitemo n'ubujiji bwinshi kuko oh my god nurumva n'abasaza n'abakecuru n'abantu n'abantu bafite akajagari kenshi n'akavuyo kenshi twarabangaga tukabona n'abantu basaze batari no ku murongo wo kujya hehe mu ijuru mu bantu rero batakundaga barokore nanjye nari ndimo ko nari narigishijwe idini rimwe ko ari abadivante kandi umuntu wanjye w'imbere yari atarahinduka nari mfite sinajyaga muri urwo rugomo ariko natekerezaga so nkabona nanjye mu bantu babonaga ko abarokore ari nk'abasazi nanjye nari ndimo hanyuma ndyamye igihe kimwe ndyamye umuntu araza arambwira ngo nukizwa
nukizwa yego nzakugirira neza. Iryo jwi ryaje gatatu uryamye ariko mu bihe bitandukanye. Hanyuma nza kubyita inzozi, ndabyihorera ndanabyirengagiza. Hashize indi myaka umuntu araza arambwira ngo ari naho nafatiye umwanzuro wo gukizwa. yego Nari ndyamye ahantu ngiye kubona mbona byari nka saa 9, nibuka ahantu nari ndyamye twa dufite udutanda two hasi no hejuru, nari ndyamye ku gatanda ko hejuru. Hanyuma umuntu araza arambwira ngo nubu wanze gukizwa, niko yambwiye. yari inshuro ya kabiri? Oya, yari inshuro nk'iya gatatu, ariko mu myaka itandukanye, mu bihe bitandukanye. Noneho araza arambwira ngo nubu wanze gukizwa, ariko arambwira ngo nsubireho inyuma gato ko nabonaga ndyamye ku buriri. Noneho nta matara yabagaho icyo gihe. yego ngiye kubona mbona wa muntu araza arankomanze aho nari ndyamye. Nkangutse shaka umuntu unkozeho ndamubura, ariko nkiri muri ayo confusion nibaza umuntu unkozeho, ngiye kubona mbona umuntu donc aho nari ndyamye habaye ku manywa. yego kandi ari nijoro. So rero Yesu azamo, ndamukunda cyane, ni inshuti yanjye. yego Amen. Ahabwa icyubahiro, yakoze gikomeye, umurimo munini cyane mu mutima wanjye. Noneho mbona donc habaye ku manywa. Habaye ku manywa rero araza yicara ku buriri nari ndyamyeho. Urumva nanjye ariko nari negutse nicaye, nawe mbona aricaye. Aramaze kwicara turarebana, ntiyagira ikintu avuga, aranyitegereza, ariko nkamubona n'urukundo rwinshi, nkamubona umucyo mwinshi mu maso. Arangije arambura ibiganza, mbona kwa kundi amaraso yamanukaga mu biganza, ko icyo gihe nabonaga ari amaraso noneho amanuka, nyereka n'ibirenge. Ndavuga ngo ni Yesu. Mbivuze ntiyaseka cyane, ariko mbona aramwenyuye. Arangije arambwira ngo ni witwa tumusingize Eric? Ni yego. Ati amazina yawe ndayazi. Anyereka n'igitabo kinini cyane, arambwira ngo kandi dore amazina yawe ari mu gitabo cy'ubugingo. Arangije ijambo rya mbere yahereyeho arambwira ngo uzababarire papa wawe, nanjye nzaguha iherezo ryiza. Arambwira ngo uribuka papa wagukubita injishi? Ndabyibuka. Uzamubabarire, nanjye nzaguha iherezo ryiza. Muvandimwe, ikiniga cyose hari n'ibindi yambwiye, wenda nzabivuga ikindi gihe. Ikiniga cyose nari mfite ku mutima naho cyahambukiye. Tumva umutima urakize. Numva umutima urakize. So ndanezererwa, muri kwa kunezererwa mpaguruka njya kumuhobera. Ngiye kumuhobera ndamubura. Naho agakiza katangiriye. Uratangiye. Ntangirira mu muriro mwinshi w'agakiza, kuvuga Imana cyane, kubwiriza. Urumva uko biri kose muye donc nunkoze ku marangamutima. Hari ikintu nshaka kubwira abantu, nacyo muzanyemere tukiganire. Mujye mwihanganira abana mu mwuka. Abakiri bato bagira amakosa menshi. Umwitayeho. Hari nk'ukuntu umuntu avuga ngo akoze biriya bintu kandi ari umukozi w'Imana. Wenda uramubona mu gihagararo, wenda arafatana Bibiliya agasoma, ariko ukurikiranye wasanga akiri umwana. Icyo gihe nibuka ko najyaga nkora amakosa menshi kandi nyitirira ijambo ry'Imana. Mwumva niba nje kukubwiriza nintava aho ngaho ukijijwe, urabura umupagani nta nubwo uzajya no mu ijuru. Numva amarangamutima yanjye yambwira ngo genda umubwirize, uravayo yakijijwe. Nakugeraho watinda gukizwa nkavuga ni uri azanarimbuka. Kubera ko ni ukuvuga ngo umuvuduko mfite, ibyo nahuye nabyo, Yesu twahuye, ndifuza ko n'undi muntu ahita amutahana ako kanya. Kandi ntibikunda, umuntu wese agira igihe. Anyway, nuko nahuye na Kristo. Nibuka ko aho nakoze hose, naho n'abo twakoranaga barabizi yuko nari umukozi w'Imana. No mu kazi hari imirimo rero itajya nko guhura cyane. So ariko byatumaga igihe cyose nkorera Imana. Rero kugeza na n'uyu munsi Yesu wa wundi. Nyuma rero finally nagiye gushaka ubushuti kuri papa wanjye. Mushaka ubushuti cyane
ko nari namaze gusobanukirwa. Bibiliya iravuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Nkubwire ngo ishingiro ry'agakiza, agakiza karyoshye ni ukugira imbabazi mu mutima. Nusanga ukizwa ariko nta mbabazi ugira mu mutima, uzaba ufite agakiza gafite ikibazo. Ariko nusanga ufite agakiza kuzuye imbabazi, uzaba uri mu nzira nziza. Hanyuma rero urakijijwe, ukomeje gukorera Imana, Imana itangira kuguha amasezerano. N'iryo pasiteri rizamo cyangwa wabonye bikugwiririye? Ntabwo byangwiririye. Dusangize rero. Imana yajyaga bundi ahubwo mwami Yesu. Umuvuduko kuko nibuka ko agiye mu kazi k'igisirikare nakoraga. Yego. Nundi banyitaga pasiteri. Yego. Ariko nari ntaraba of course. Ariko komportema zanjye zangaragazaga nk'umuntu wabishobora. Ariko mu by'ukuri maze gukizwa numvise nifitemo inyota nyinshi yo gukorera Imana. Ariko nta nubwo muri iyo nyota ntago natekereza avuga ngo nzaba umupasiteri. Oya. Ahubwo numvaga mfite ishyaka ryo kuvuga ubutumwa bwiza, mfite ishyaka ryo gukora imirimo myiza. Hanyuma uko nagendaga nkura, abanshumbye bandeberaga wenda muri distance bakabona koko ndabikwiriye. Ariko ngaruka inyuma nka 2004 nibwo nongeye kugira inzozi, ngira inzozi ngo mbona nambikwa impeta, nambara indi mpeta. Noneho umuntu araza nyambika impeta kandi ku kiganza, ku rutoki rw'iburyo, arambwira ngo uzankorera. So nubuhamya bunini. Nka 2005 nongera kurota umuntu donc aza ngo amenaho amavuta. Ariko iby'ukuri koko icyo gihe n'abahanuzi barabihanuraga cyane. Ariko bahanuze ndabemera ndanabakunda, ariko cyane ngewe ntinda ku kintu nibwiriwe n'Imana itatumye kanaka. Ndabikunda. Hanyuma rero finally bisoza nyine muri iyo myaka ya za 2009 hari nibwo nasutswe haye amavuta. Twasutswe isezerano rirasohora. Abantu batagira amatsiko waherewe ubupasiteri muri hetorero. Umva mbere wakuriye mu muryango w'Abadiventiste umunsi wa 7, hanyuma icyo gihe waherewe ubupasiteri muri hedini. Urakoze. Imana iguhe umugisha. Ntango ahubwo iyo namaze kwakira agakiza aho nagiye. Aho wagiye ubwo birumvikana, aho wagiye ntekeza ko ari naho waherewe. Ni muri ADPR. Nakirijwe muri ADPR, mba umuvugabutumwa. Yego. Niga mu ishuri rya Bibiliya. Yego. Mu Kiyovu. Yego. Niho ririya torero ndarikunda. Ryo mu Kiyovu niho wabarizwaga? Oya, niho nigiye ishuri rya Bibiliya. Yego. Navuze ngo itorero rya ADPR ndarikunda. Yego. Kuko Yesu ashimwe. Ni itorero donc ryarandeze. Ryambyaje ubutumwa bwiza, agakiza, rirandera, rirankuza. Ndakura. Ariko mu by'ukuri koko nyuma yaho uko nagendaga nkura, so finally nza kuva muri ADPR. Ntago ndarikunda cyane, aho muherereye ndabakunda. Bakumve neza. Muri abakozi b'Imana muzi kurera. Reka nkubwire, buriya maze iminsi ndimo gutekereza ibintu. Arega isi nitubeshye. Umuntu akiruka nkagera hirya agatuka aho yavuye. Bimeze nk'umwana uvuka iwabo yarangiza akayihakana. Yemera ko ari iwabo. Ntugakore ikosa. Buriya umubyeyi wakubyaye naho wakwiga ukaba profesa, we atazi no gusoma izina rye, ni we so. Yesu ashimwe. So rero niryo ryambyaje ubutumwa bwiza, rirankuza, rirandera, rinyigisha kuvuga. Rinyigisha kuvuga. Mu by'ukuri ni nawe washatse ubu. Finally rero nza kuva muri ADPR. Mvayo nkomeza gukorera Imana. Ubarizwa muri nyoboye itorero ryitwa El Shaddai. Ariko ntago baradufungurira kubera
ibihe bya za covid. abantu benshi barabizi ibyo ntabwo twabitindaho. Ariko ubu turakora umurimo. Ndabizi. Inyubako zo zirafunze ariko akazi karakomeje. Hanyuma rero kugira ngo tuze no kugenda dufasha abantu tugana no ku musozo, muraza kuza kugenda namwe mudufasha mutubwira nubwo ubuhamya bari burabe mu buryo bw'incamake. Ni ibihe bikomeye wagiye ubona bikugora byakaguca intege ukumva ibyo watangiye wabivamo, ariko kuri ubu ngubu ukaba ushimira Imana ko yagiye ibigukuramo, ndetse mbega bishatse ngo ukaba uri mu masezerano, uri mu bakristo ubwo leta twumva benshi ari imvuga ivuga ngo umugisha ubanza gusasirwa n'ibigeragezo. Yes. Byanze kunze umugisha uri muri uyu munsi hari ibyabanje hari ibyo wabanje kwisasira. Ibyo bintu ni ibiki pastor? Kamanze niruhunze. Amen. Impamvu niruhukije urabivuze byose bihita mbyibuka uko byakabaye. Yego. Yenda uratunyura mu ncamake tubwatari ibyo nibuka ibi n'ibi byumvaga rimwe na rimwe naranayobye cyangwa nanabivamo, ariko ubu ngubu nkaba ndi mu migisha y'Imana. Amen. Amen. Nigeze maze kuva mu kazi guhagarika igisirikare. Yes. Yego. Nahuye n'ubuzima bubi buruta ubuzima bwose wigeze ubamo. Ndabyumva. Nigeze kuba mu nzu y'ibihumbi 3. 3000. Ibihumbi 3. Ndayabura. Nayarabura. Bayinyirukanamo. N'umugore n'abana. Cyane. Ubwo abadukurikiye barabyumva n'ibiryo byari danje. Wese waba wabuze ibihumbi 3. No kurya byari hatari. Noneho ikintu cyambabaje ntabwo uzi icyo aricyo. Najyaga mbwa ariko se narasaze. Ni Imana ndimo gukorera, uzi kuba bakwirukana mu nzu y'ibihumbi 3 waryama nijoro ikakubwira mwana wanjye ndi kumwe nawe nzakugirira neza. Ibyo byiringiro wapfa kubibona biragoye. Ariko reka mbabwire ikintu cyagituma abantu benshi hano hantu bahagera bagashidikanya. Biba bimeze nk'umugenzi igihe mukristo arageze mu gikombe cy'ishidikanya. Yes. Nkubwiza ukuri nigeze ubundi busanzwe abantu banzi kera. Donc umubiri wanjye warabyibuhaga na cyagiye nyiri iwacu mu rugo kwa data. Ngira umubiri ubyibuha. Maze kwinjira mu gakiza narananutse barakajya bavuga ngo ndarwaye sida. Umuryango uricara baravuga ati rero yararwaye ahubwo agiye gupfa nimurebe icyo mwamufasha. Ndananuka mva ku biro 85. Yego. Ngira ibiro 48. Noneho jewe najya gusenga Imana ikambwira wenda nihute najya gusenga Imana ikambwira ngo nduwiteka nzakugirira neza. Yego. Ariko noho ngeze aha handi banyirukana muri yanze y'ibihumbi bingahe 3. None ngeze ndavuga ndeka njya gusenga mbaza Imana nshaka kuba naravangiwe ahubwo simbimenye. Yego. Ngiye gusenga irambwira ngo nzakugirira neza. Nibuka kandi kajambo kamwe muzehe wanjye aza kunsanga i Kigali arambwira ati rero mwana wanjye dore akazi wakavuyemo wowe ngwino mu rugo. Ariko na n'ubu nturahatubwira kandi abantu babicishije amatsiko. Sorry. Agapfundikiye gatera amatsiko. None dusizana kuza ko hatubwira uraza kuza ko aho mu rugo nyine uza kutubwira. Noneho icyo nzi cyo nuko ari mu Rwanda. Urumva noneho ikintu cyabayeho mubwiza ukuri muze haranganiriza kandi ibyo ambwira numva nibyo. Ndamubwira ni jewe ninzaza. Ninjoro ngiye gusenga Imana ambwira ngo nuva mu mujyi wa Kigali sinzaguha umugisha. Kandi ibintu yarakubwiye byari ibintu biri bukorohereza ubuzima rurimo. Ariko se wowe ndimo navuga ngo ndimo ndabura inzu ibihumbi 3 byo kwishyura inzu. Byo kwishyura inzu. Bahimo barayigusoramo. None we akubwiye inzira zo kubonamo uburyo bw'imibereho. Imana nayo iti nuhava reka nkubwire nubona hari umuntu utarimo kumva inama z'abandi bantu ibyo utarimo kumva ibyo umubwira
yitwaje ngo Imana yaramubwiye mureke mwihorere. yego Kubera ko biragoye kuko hari ibintu bigoye kumva. yego Kubona umuntu arimo gupfa, ubuzima burimo bupfa, urimo gushaka kuba umukuramo, akakubwira ngo Imana yarambwiye, immediately uramubona nk'umuntu wasaze, nawe kandi kuko arakubona nk'umuntu utarimo kumva agaciro k'ibyakubwira akurikiye. yego Aho hantu abantu bahagonganira, reka mbabwire mwese mbahaye pole. Ko uriya muze ntabwo yaranyanze, yarankundaga. nawe si wari wanze ubuzima bwiza. Nanjye sinari nanze ubuzima bwiza, ariko agomba kumvisha. kandi ni we ntiyagombaga, muze ntiyagombaga no kumva, usibye ko ntamubwiye ngo Imana yaramubwiye. Imana yavuze nabyo ntiyebo byo. Ntabwo we nabimubwiye, ariko ibaze nk'iyo ntinyuka nkamubwira ngo Imana yarambujije. Yakuvuga ati umwana wanjye yabaye ikigoryi byararangiye, nawe sinzi wenda ari kujya kunsengera. Ariko muvandimwe, simbuke ngwe ku ntego. yego Ntabwo iby'Imana bikoreka uwo munsi. Of course hari ubuzima bwagiye buhinduka mu gitondo ukabone burahindutse 15, 50, burahinduka kugera ku rwego urya ugasigaza, ushobora no kugaburira abantu 20. Imana ishimwe. Uyu munsi turashima Imana, ibiryo byarabonetse, tugaburira n'abandi. yego kandi dutungishije benshi. Bwa buhamya bwose icyo byavuyemo, wenda mu nshamake, bwa buhamya reka muvuge gutyo, nabwiye ko nimunkumbura muzaza tukaganira. Uyu munsi mfite abakozi 30 ukoresha kandi uhemba ku kwezi. Urumva icyo bwa buhamya bwabyaye? Ndabyumva. Kandi amafaranga menshi batagira ngo nayo umubyizi n'ibitanu n'ibiki. Ntago ari nyakabyizi. Ntago ari nyakabyizi. Kozi bafite kontra yandi magambo. So rero muri makeya ntago uyu munsi ndi mu gihombo, ndi mu nyungu. Kubera iki? Kuko nihangananye na Kristo. Ariko nongere ngaruke kuri kano kantu nsoze. Igihe cyose najyaga gusenga nabwiraga Imana ngo muhe ubwenge. Muvande, bitangaza byose wakora wanakoreshwa, saba Imana ubwenge. Imana ibahe umugisha. Hanyuma turimo turasoza. Aha tugusanze ni iwawe, biraza kuza kudufasha, biba ngombwa kugira ngo abadukurikiye baze kuza kuhareba. Turaza no kuza gufata ifoto y'inzu. Aho mva umuntu asohoye mu nzu y'ibihumbi 3 byanabuze. Pastor, iyi nzu ihagaze mu gaciro k'amafaranga angahe? Kugira ngo umuntu yumve kugira neza kwayo. Nubabaye udukurikiye kano kanya nawe ari muri situation nk'iyo wari urimo, nibura amenye ko mu gutegereza no kwihanganira Imana igikora. Urakoze kumbaza iki kibazo. Mbere ko ngisubiza hari uko ngifata. Yego. Ntabwo agiye mbonera agaciro k'Imana mu bintu umuntu yicayemo. Ndabyumva ariko ibyo byose kubera ko impamvu hari umuntu wicaye mu nzu ya miliyoni 500. Birumvikana, ariko nawe ataza kunatekereza ko ariho imbaraga z'Imana zigaragarira gusa. Ndabyumva ariko twebwe turi kwifashiriza wa wundi uri muri kondisiyo zisa nk'izo wanyuzemo. Ko ntekereza ko n'uwari buze kukubwira ngo bagusohoye mu nzu aho ngo unyamara uzagira inzu yawe kandi nziza, wari bumutera amabi ukavuga ati jya gushuka abandi, yanyimye ibiryo, yanyimye nayo gukodesha, nzaba mu nzu yanjye. Turabyumva, abakuze mu mwuka barabyumva. Ntabwo kugaragara kw'Imana kugaragarira mu butunzi abantu batunze, kuko umugisha Imana itanga uza kuba binabeza. N'ibisambo n'abaraguza baba mu mazu meza, usanga nabo baba mu mazu meza turenze, bagira imodoka nziza kuturenza. Ariko twebwe twibereye kuri babandi bari mu bigeragezo, kugira ngo bamenye ko kwihanganira ikigeragezo, inyuma y'ikigeragezo hari gukora kw'Imana. Urakoze cyane. Icyo nshaka kuvugaho iby'ukuri koko, uyu muntu uri mu kigeragezo, yego, yihangana, nakomere gusa. kubera reka nkubwire impamvu igituma Imana itunyuza mu bigeragezo. Ntago irimo kudukoresha ikosi y'ibyo tuzakira ejo. Yego. Ahubwo Imana irimo irigisha imitima yacu gukomera. Yego. Ko ubuzima bwo buri ibirindura. Uyu munsi
ushobora kuba urimo kubura bitatu nk'uko nawe wayiburaga. nigeze kwambara ishati umuntu yantije ayintukiramo. Yego. yayintije ariko mu by'ukuri najyaga nica nkavuga ngo ariko mana hari igitondo kimwe nzajya mbyuka nkabona ndafata ishati ngahindura indi. mubwiza ukuri nshobora no kwambara ishati sinyibuke ngo harya ibaho nkibuka ko iba hari uko bayinyeretse ngiye kweretse ushatse kwa ngo ikimyenda ikimyambaro Imana yagize. ariko icyo byanyigishe mbabwire umugisha ndashima Imana aho Imana igejeje ikora ni heza, abana banjye biga neza, umuryango wanjye umeze neza, urugo rwanjye nta kibazo. urumva umuntu ufite abakozi 30 kandi bafite kontara kandi bahembwa amafaranga menshi, urumva uri boss. Yego, Imana yagize neza. Icyo nshaka kuvuga ni kimwe, ntuze kudukwepa ariko uraza kuza kutubwira umuntu birukanye mu nzu y'ibihumbi 3 ubu ngubu atuye mu nzu nziza. hari aho nshaka kugusha hatari aho ahantu nshaka kugusha nakubwira ngo ikintu cya mbere umutima wawe niba uri mu ntambara, niba uri mu bigeragezo, igisha umutima gukomera, kubera ko ibyo bihe bizahinduka. kandi uzirinde gutsindwa, uzirinde gutuka Imana. uri mu kigeragezo of course ariko uzakisohoza. kandi ubaye nk'umunyembaraga warinda umutima wawe kuhasitarira kugeza utakaje imbaraga, ahubwo wahakomerera ukahigira ukaba umugabo nyamugabo. ikintu ngewe bigeragezo n'intambara byansigize icyo ari cyo, mana numva umutima wanjye ukomeye, numva nta bwoba, numva ahantu hashoboka hose nahinjira. uyu munsi niyo ndyamye navuga ngo mana ushimwe ko twarwananye urugamba tukanesha. So rero ababaye bihangane, abari mu bigeragezo bakomere. nta nubwo niba nababwiye ngo nibihangane, hari ukuntu mbyumva, hari ukuntu bimeze nko kubasiga kubaha poli, ahubwo nimuhakomere muba abagabo nyabagabo, kuko icyo urimo gukirana nacyo uyu munsi nicyo kizaguha ubuhamya bwawe bw'ejo, kandi nicyo kizakugira umugabo nyamugabo. So rero Imana ibahe umugisha. turimo tugenda tugana ku musozo. Pastor, wagiye ubitsinda, reka mfashe abadukurikiye kugira ngo bashire amatsiko. Pasiteri mu rugo ni mu burasirazuba, kugira ngo wari wahatsinze cyane ahantu haba inka nyinshi, ubwo abantu nabo barahumva mw'ibyo bice by'ahantu hazwi inka nyinshi, kugira ngo dufashe abantu badukurikiye wateye amatsiko menshi cyane. kandi inzu yawe nubwo atari jye wayubatse, ariko iby'inzu ingereranije ni inzu nko mu gaciro ka $40,000,000. ubwo rero urumva Imana yagize neza umuntu bakuye. ubwo ndajyanije nimvuga atariyo niwe wanze kuyavuga urihangana. ngereranije inzu ifite agaciro ka $40,000,000, dushe zingahe mu nzu, amatuwarete, amakaro. Imana yagize neza. n'abaza kuza kureba amashusho turagerageza kuza kuyabereka, ariko tudashatse kugira ikindi tuvuga, dushaka kuvuga ngo Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twebwe dusa, niko ijambo ryayo rivuga. umuntu waburaga 3,000 byo kwishyura ibasha kumuha inzu ye bwite, ibasha kumuha aho gukorera. kandi n'ijambo ryayo uko rivuga, ibyo yibwira kutugira ni ibyiza, ntabwo ari ibibi. twakomezaga babandi bari mu bibazo n'ibigeragezo, bumvaga ko Imana yabataye. ngira ese we ntajya wigeze ujyamo kumva Imana yaragutaye, yarakwanze, yaragushutse? nakubwiye ngo nagezeho njya kuyibaza nti naravangiwe cyane, ariko nongeye mbabwire ngo ntibasenge nk'abashaka amazu. Yego, basenge nk'abashaka gukomera mu mutima. Yego, kubera ko ibindi byo nayo iritari kubikora. Yes. kandi ngo niyo yababaza umuntu wayo ntabwo izahora imubabaza iteka, hari igihe cy'umunezero. nuko turimo dusoza, uzi ikintu cyakinshimisha uyu munsi nyamuga Mana warakoze unyuza muri biriya bihe. Yego, kuko none se naye kuza arega buriya ntacyo uba ubonye ubwira abantu. wabwira abantu iki? wabwira abantu ibihe utaciye, ubabwira iby'inka. mbabwira ukuntu amata aryoha, ukuntu umuzehe yanetesheje, ukuntu agiye gutya mama akagarura. uyu munsi rero nzi guteta, ko uyu munsi muzehe anshyira mu gituza, sinababwiye ko anyita murumuna we. Yego, ariko anytime bihindutse navuga nti abaye umuntu. Yego,
yabaye umubyeyi amen Yego. abaye umuntu nabyo wamenya uko ubyitwaramo. yes rero nicyo bitwigisha kandi nawe bikatwigisha urukundo rw'Imana ko rurenze Yego. kuko numva nta kintu umuntu yankorera ngo numve mwanze bya burundu kuko namenye Imana. Inshuti bakunzi ba Irakora TV, twajya tubabwire ngo turimo turagana ku musozo pastor, tubasabiye umugisha mwinshi. Namwe Imana ibahe umugisha. Kandi tunabakumbuza ko tuzongera tugaruke yongera tubwire bimwe yagiye asimbagurika atifuje kutubwira, hamwe n'ijambo ry'Imana naryo ararigira ryiza cyane, nabwo twagiye tubabwire ngo nagapfundikiye gateye amatsiko. Naho ubundi mukomeze mukore share, mutange commentaire, mukore subscribe, ndetse kandi ntimukarambirwe ibiganiro byacu. Inama n'inyunganizi zanyu turazikeneye. Mushobora kuduhamagara kuri nimero muza gusanga hasi, mukaduha ibitekerezo, inama n'ubundi bwunganizi ubwo ari bwo bwose. Amahoro n'imigisha bibe kuri mwebwe mwarimu dukurikiye. Hasta la vista.